Yego. Ubundi njyewe ntarwaye simbe mburara mba meze fresh. Yego. Uyu munsi rero ngira inshuti Ezekiel uzwi nk'Imana y'Imana ari kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ngira ngo uyu munsi ni tariki ya 5 twagombaga kuba twakurikira akantu ku kandi cyane ko bushize abanyamategeko be bari bagiye gushaka ikimenyetso kuko bo bavugaga ko umukiriya wabo afite uburwayi bwo mu mutwe. Urabyibuka? Ndabyibuka rwose bavuga ngo mureke nibo barekara. Bakunzi bacu turabasuhuje aho merere mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro umunsi ku wundi ndetse tubabwira ngo uyu munsi habaye imanza nyinshi ubwo ni zirenze urubanza rumwe ndetse aho ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruherereye Kibagabaga rushize twabagejejeho impano y'Imana cyangwa se amazina ye ngira inshuti Ezekiel uko yaburanye ariko nanone ntabwo yaburanye bavuga ko bagomba gusubika urwo rubanza bakajya kureba ibimenyetso ko nako kanya atamerewe neza. Yego. Rero reka twifashishe iby'umunyamategeko wa mpano y'Imana yavuze Maître Hagenimana Polycarpe yabwiye urukiko akoresheje ingingo ya 85 yo mu gitabo mpanabyaha isobanura impamvu hatabaho uburyozwa cyaha cyangwa se kuryozwa icyaha. Yasobanuye ko uwo ugenzacyaha aranisobanura kandi ati yari kumwe n'umwungana mu mategeko ariwe Dukuzumuremyi Egide. Ati none se ko mu bugenzacyaha uyu mugabo yiburaniye kandi ari kumwe n'umunyamategeko bumva ari ati uyu munsi byaba bigenze bite ku buryo mu bugenzacyaha atigize atangaza ko afite ubwo burwayi bwo mu mutwe byagera mu rukiko bigahindura isura akaba ari bwo haje iyi nzitizi ko yaba afite uburwayi bwo mu mutwe. Wenda aho ngaho cyo nasubizaho ni kimwe ntago yaba arwaye mu mutwe ngo abimenye. Yego. Ubushinjacyaha bwavuga kubera yuko ntabwo twumvisha ibyo yavuze ariko ubushinjacyaha busabwa kuba hari ibimenyetso bwazahabwa kugira ngo babe babigaragaza mu rukiko. Uyu munsi rero ngira inshuti Ezekiel impano y'Imana niryo zinazwiho yagarutse n'ubundi mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Turi kumwe na Reverend Pasteur Justin tugiye kuganira utuntu dukeya ariko tubagezeho aya makuru. Umeze gute Reverend? Meze neza cyane. Yego. Bino ni amahoro? Ni amahoro. Bakunzi bacu turabasuhuje aho merere mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro umunsi ku wundi ndetse tubabwira ngo uyu munsi habaye imanza nyinshi ubwo ni zirenze urubanza rumwe ndetse aho ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruherereye Kibagabaga rushize twabagejejeho impano y'Imana cyangwa se amazina ye ngira inshuti Ezekiel uko yaburanye ariko nanone ntabwo yaburanye kubera yuko ntabwo twumvisha ibyo yavuze ariko ubushinjacyaha busabwa kuba hari ibimenyetso bwazahabwa kugira ngo babe babigaragaza mu rukiko. Uyu munsi rero ngira inshuti Ezekiel impano y'Imana niryo zinazwiho yagarutse n'ubundi mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Turi kumwe na Reverend Pasteur Justin tugiye kuganira utuntu dukeya ariko tubagezeho aya makuru. Umeze gute Reverend? Meze neza cyane. Yego. Bino ni amahoro? Ni amahoro. Yego. Ubundi njyewe ntarwaye simbe mburara mba meze fresh. Yego. Uyu munsi rero ngira inshuti Ezekiel uzwi nk'Imana y'Imana ari kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ngira ngo uyu munsi ni tariki ya 5 twagombaga kuba twakurikira akantu ku kandi cyane ko bushize abanyamategeko be bari bagiye gushaka ikimenyetso kuko bo bavugaga ko umukiriya wabo afite uburwayi bwo mu mutwe. Urabyibuka? Ndabyibuka rwose bavuga ngo mureke nibo barekaramye. Bavuga ko bagomba gusubika urwo rubanza bakajya kureba ibimenyetso ko nako kanya atamerewe neza. Yego. Rero reka twifashishe iby'umunyamategeko wa mpano y'Imana yavuze Maître Hagenimana Polycarpe yabwiye urukiko akoresheje ingingo
ya 85 yo mu gitabo mpanabyaha isobanura impamvu hatabaho uburyozwacyaha cyangwa se kuryozwa icyaha. Yasobanuye ko uwo yunganira afite ikibazo cyo mu mutwe kandi ko iyo raporo yasuzumwe n'ibitaro by'Indera. Urabyumva gute Justin? Ibyo bintu bye amategeko ati umukiriya wanjye afite ikibazo cyo mu mutwe, naho barabivuze mu rukiko babatuma ibisobanuro nyine cyangwa se ibimenyetso. Kuba ubwabyo barabatumye ibimenyetso bakaba wenda babizanye ubwabyo, ubwo ngubwo nimba barafunze umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe nabwo haraba harimo ikindi kibazo nanone. Ariko nanone baze kubicunga neza nyine ubwabyo baze kubireba, kuko mpano y'Imana nabonaga mu rukiko nta nguma atera, njye nari impari. Kandi buri umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe hari karagitera ashaka kugaragariza aho hantu, ari gusuhuza abantu baganira. Rero sinzi, kandi ewe komeza niyumvire komeza niyumvire reka nomeze. Maître Dukuzumuremyi Egide n'undi nawe umwunganira, we nawe hari ibyo yongeyeho. Yagize ati, yasobanuye ko ubu bushinjacyaha Sorial murarumamagaye ko ikirego cy'ubushinjacyaha kidakwiye gukurikizwa, ndetse yifashisha iyi ngingo ya 29 isobanura ko ubushinjacyaha butashinja umuntu utabasha kwisobanura imbere y'urukiko. Ubwo yashimangiraga ibyo Maître wa mbere Polycarpe avuze, ati none se ko umukiriya wacu ari umurwayi wo mu mutwe, ni gute ko uyu muntu ahubwo yagejejwe mu rukiko kandi afite ikibazo cyo mu mutwe? Ariko nanone nanjye nkibaza, si umuntu urwaye anywa veruje ko icyo kibazo umufite? None se umurwayi narya? None se akanywa veruje akamenya n'igiciro cyayo? Rega buriya umuntu urwaye amenya uburyo ki ashobora, hari ibimenyetso. Rero kuba bahuza ni uko bafite umukiriya umwe kandi bamuhuriyeho, icyo bifuza ni uko batsinda. Uno mu Maître Polycarpe kandi yanakoresheje ingingo ya 10 y'itegeko ry'ibimenyetso ihamya ko iyo hari igihamya ko ukurikiranwa afite ibimenyetso bihamya ko afite uburwayi bwo mu mutwe adakurikiranwaho icyaha. Nanone gishimangira ati umukiriya wanjye mu magambo ye ati ko twasanze afite uburwayi bwo mu mutwe, ati ubundi ubu ngubu yagakwiye kuba ari hanze atari gukurikiranwa n'urukiko. Ati none ariko reka nkubwire, abantu tubibutse ko hari uburwayi bwo mu mutwe bukira. Urumva abantu ibyo ngibyo babanze babyibuka. Nuvuga ngo uburwayi bwo mu mutwe hari ubujya bukira, niyo mpamvu ibitaro bibayeho hatagira abakira. Ubwo ntacyo byabimaze, bazajya babafata abo barwayi bakajya kubafunga n'ubundi ahantu bakabagabura nta kundi. Ariko impamvu umuntu ashobora kujya kwa muganga ni uko hari uburwayi bwo mu mutwe bukira. Nabwo baje kubanza gusuzuma. Njye ntabwo ndi gushinja Mpano y'Imana cyangwa Ngirinshuti Ezekiyeli, ariko nkurikije ibyo yarezwe n'abantu batatse nuko byagenze, biragaragara yuko uko ari ukwigiza nkana. Baze gucunga neza. Reka umbwire Gasaro, njye ntabwo ushaka kumbwira ngo umurwayi wo mu mutwe yiteretse ikarito ya veruje ari gutanga amafaranga. Umurwayi wo mu mutwe utanze amakuru aragwamagaye ati nzakwereka. Nzakwereka. Rero ni ukuvuga ngo ntago icyo navuga cyo nuko abantu bakwiriye kugira gute nanone kubigenzura neza. Ariko nibaza gusanga yari afite icyo kibazo, ibyo yarabikoraga kubera yuko arwaye, nabwo agomba guhabwa ubutabera. Niyo mpamvu ubutabera bugize ute ari mu nyungu za rubanda. Uburwayi ntabwo bungana. Ntabwo uburwayi bungana nanone. Hanyuma ya Egide yavuze ko ingingo ya 10 mu gitabo mpanabyaha ivuga ko umucamanza abanza gusuzuma ibyo bimenyetso, kandi ko raporo y'abahanga yasinyeho n'abaganga batatu. Iyi raporo yaje mu rukiko yasinyeho ngo n'abaganga batatu, hari ibyo yasobanuraga ati ino raporo ko ibigaragaza aba baganga baba barasinye noneho babeshya ko uyu muntu adafite uburwayi bwo mu mutwe. Nkubwire ikibazo, nakoze impanuka njya sehashika. Dogiteri wankurikiranye yagaragaje ko nagize ikibazo gito ku bwonko. Ubwo urumva ndindera batampa ikarita. Ubwo rero uri kumva yuko birashoboka ko Mpano y'Imana hari risike yigeza zimubaho
z'uburwayi kandi abaganga bakaba baramwakiriye bigaragara, kuba basinyaho ko bakiriye umuntu ntabwo ari ikibazo. Erega impano y'Imana agomba guhabwa ubutabera, kandi n'abareze nabo bazahabwa iki? Ubutabera. Ariko uyu munsi wa none kuvuga ngo ibikorwa impano y'Imana yakoraga birimo kuba umuntu arwaye mu mutwe, nanone umuntu yabitekerezaho inshuro irenze imwe, kuko ibyakozwe ni ku mashusho biragaragara, bigaragara ko uwo muntu nta kibazo yari afite. ariko nanone umwanzuro uzaba vuba, n'ubundi isomwa ry'urubanza reka tuvuge ngo dutegereze icyo amategeko azakora. Yego, bishobora kandi uko navuga byakoreshwa iperereza, cyangwa se cyane ko abantu baba bafite IQ iri hejuru, bagasanga ko kwenda ubwo burwayi abufite. rero IQ umuntu uyifite ayikoresha akabona ko umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ashobora kuba yanywa veruje, iya IQ yonge ntayo mfite. Oya, biterwa n'uburwayi icyo gipimo bwaba buri. Uyu munyamategeko umwe mu bunganamano y'Imana witwa Jide, ikintu cyatunguranye cyangwa se gitangaje ni uko yabwiye ubushinjacyaha ati ahubwo umukiriya wanjye aramutse ashinjijwe icyaha ati ibi ngibi byaba ari amahano. Ariko nyine arwaye se sibyo? Aramutse arwaye nibyo afite ibyo bimenyetso byaba ari amahano, kuko umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe bigoranye ko nyine wamubura wamufunga, ntago byaba ari byo, cyane ko byaba ari amahano nyine. Ariko rero nanone birashoboka ko erega abantu esageze ngo abantu badukurikira bose barareba kandi bakanitegereza. Gusa icyo nifuza nuko abareze bahabwa ubutabera, n'amano y'Imana agahabwa ubutabera, ubwabyo ibyo birahagije. Rero reka dusome ku ruhande rw'ubushinjacyaha, hano byari ku ruhande rw'abunganamano y'Imana. Uruhande rw'ubushinjacyaha bwasobanuye ku nzitizi. Ibaruwa ubushinjacyaha bwanditse basubiza Maître Dukuzumuremyi Jide ivuga ko hakorwa iperereza ku burwayi bwa Ngirishuti Ezekiel impano y'Imana, n'ibyo twatangiye n'undi tuvuga. Icyo gihe ubushinjacyaha bwavuze ko impano y'Imana yabajijwe mu bugenzacyaha aranisobanura, kandi ati yari kumwe n'umwunganira mu mategeko ariwe Dukuzumuremyi Egide. Ati none se ko mu bugenzacyaha uyu mugabo yiburaniye kandi ari kumwe n'umunyamategeko, bumva ari ati uyu munsi byaba bigenze bite, ku buryo mu bugenzacyaha atigeze atangaza ko afite ubwo burwayi bwo mu mutwe, byagera mu rukiko bigahindura isura, akaba ari bwo haje iyi nzitizi ko yaba afite uburwayi bwo mu mutwe. Wenda aho ngaho icyo nasubizaho ni kimwe, ntabwo yaba arwaye mu mutwe ngo abimenye. Yego, ubushinjacyaha bwavuze kandi ko ibitaro bya Ndera bitakira bivuza ubusazi gusa, kuko hari abivuza umutwe, agahinda gakabije ariko twita mu rurimi rw'amahanga depression, n'izindi ndwara. Bityo rero ntabwo muganga yasobanuye uburwayi uyu mugabo afite, apresize avuga ati twasanze afite uburwayi bwo mu mutwe ubu n'ubu. Ni ukuvuga ngo yaba aruwa ntibayitesheje agaciro. Mu kutayitesha agaciro ariko ifite ikibazo cy'uko batanditsemo ko yaje arwaye agahinda gakabije, cyangwa se afite umutwe udakira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urukumva se mwaho hazazamo kimwe? Ntawamenya. Urukiko rwabashije abanyamategeko icyemeza ko iyo raporo ari umwimerere, basobanura ko bayiguze hakoreshejwe ikoranabuhanga, kandi ko habaye hari impungenge ubushinjacyaha bwaregera iyo nyandiko, kandi ko nabo bibaye ngombwa iyo nyandiko bayishaka. Ngira ngo abanyamategeko bavugaga bati namwe mu bushinjacyaha kandi mufite ububasha bwo kuba mwashaka rwose iyi nyandiko namwe ubwanyu, tuzi neza ko mwayibona, cyane ko urumva ko ari yananyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga, kandi nabo bahorana mega. Yego, nabo bahorana mega, buriya barayishaka. dusa n'abasoza ibyabaye nk'agashya cyangwa se ibitunguranye, nuko urukiko rwaje impano y'Imana niba ashobora kwisobanura, abwira urukiko ko nta kintu azi na kimwe. Abantu baratangira ati kabaye, none se byaba bigenze bite uyu mugabo ku buryo nta kintu na kimwe azi? Ariko nanone tukavuga tuti bwa burwayi bwo mu mutwe birashoboka yuko nyine ubwo urumva nimba koko ntacyo yarazi. Yego, ararwaye. Nageze ku isi mfite imyaka 2. Yageze, ariko biranashoboka.
biranashoboka ko yaza, birashoboka birashoboka nyine. Ibyo ni bya bimenyetso by'umuntu ushobora kuba arwaye nyine. Aracyakora ibimenyetso, yageze ku isi afite imyaka 2, nta byabaye simbizi, ariko kandi nanone arimo arabazwa yagiye asubiza ibyo bamubazaga, nanone aho ngaho bigahita bigucanga. Kwiburana nagiyeyo yarimo asuhuza abantu, mbona ari muzima. Uyu munsi wa none rero nimba yibagiwe ibintu byose, nta kundi ararwaye nyine. Wese uri kumva atarwaye, urumva ibyo bintu bitaterega bigaragaza umurwayi ubwabyo. Yego, reka mvuge kuri aka kantu katembagaje benshi. Urukiko rwamubajije imyaka afite kuri uyu munsi, kuri iyi tariki ya 5 turiho. Amahano y'Imana ati ntabyo nzi. Urumva n'imyaka ye kugeza kuri uyu munsi ntago ayibuka. Nyine ararwaye. Urumva umuntu wavutse hashize imyaka 2, umuntu wafunzwe afite imyaka 2 ubwabyo ntago yamenya igihe yaba yaragize ute, ntago yamenya n'imyaka ye. Reka twitahire uru rubanza, ndumva ruratuyobeye natwe. Urumva uru rubanza rero ni agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Nuhura na nzamba uzamumbwira uti nzamba aragutashye, niwe uri kumva nta kundi kuntu wabigenza nawe. Sinzi igihe navukiye, naje ku isi mfite imyaka 2, nese ubwo bundi uwo muntu wumva atari ikibazo nyine. Reka tubiharire urukiko n'ubundi. Uru rubanza rwo rurakomeye, cyane ko ubutabera bukorwa mu nyungu zacu twese nk'abanyarwanda. Ndetse urukiko rwanzuye ruvuga ko ku itariki ya 10 Ukuboza saa 9 hazafatwa icyemezo kuri izi nzitizi z'icyemezo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ngirinshuti Ezekiel impano y'Imana ndetse yategetswe kuba agumye ahafungiye kugeza icyemezo gisomwe cyo ku itariki 10. Ese Ezekiel Ngirinshuti arasohoka ajye hanze, ahubwo kuri uwo munsi yajyanwa kuvuzwa? Ese Ngirinshuti Ezekiel arajyanwa hehe? Reka ibyo ngibyo tubiharire ubutabera, n'ubundi tuzabibagezaho kuri iyo tariki. Revera Pasteur, ndagushimiye, Imana igumugisha. Ndabona n'imvura iguye, reka abantu nabo baraza kutubwira mu bitekerezo ko babyumva. Njyewe noneho mbaye ikizungerezi murabeho.